Welcome back. This is Miss Rwanda 2020, where we are at La Palisse, Nyamata, and this is the boot camp of 20 contestants who are vying for the spot of Miss Rwanda 2020. Ikintu cyangoye muri bootcamp cyambere ni ukubyuka kare cyane nta alarm ya telefone ufite cyangwa wenda utemewe no kureba aho ngurebe ngo amasaha ageze kubyo umunsi uri kugera hagati simenye ngo ngo amasaha ngo nisanga. Ndakunze gahunda ukuntu ibintu byose biri ku murongo, ntekereza ko tuzahigira byinshi cyane, buri mukobwa wese hari isomo azakuramo muri uno mwiherero. Amasomo twize uyu munsi twagiriwe amahirwe yo kuganira n'abaturutse muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco arimo Shakira n'uwitwa Nyonza, batwigishije kuri Happy Generation. Happy Age ikamenyesha health, A attitude, patriotism cyangwa patriotic, then productivity cyangwa productive, then innovation. Kuba free from drug abuse, you need health, free from human trafficking, attitude kugira intego, then patriotic gukunda igihugu cyangwa gukunda icyo urimo, productive kugira umusaruro, then innovation ibyo ukora kuzanamo new ideas cyangwa guhanga agashya. Muri message speaker yaduhaye nakuyemo yuko urubyiruko turashoboye cyane kandi dushobora gukora ibintu byihuse kandi byiza kurusha uko byari bimeze mbere. You can keep catching the highlights on KC2 and also the different social media platforms of Miss Rwanda.